Ikaze cyane, ikaze inshuti za Madrini Mando, amahoro y'Imana abane namwe. Arashize iminsi 9 ntagarutse hano. Murambabarira ndwaye ibicurane pe. Urumva ko mvugira mu mazuru, nimwumva bibaye ngombwa ko nshyira igitambaro ku mazuru mumbabarire, cyangwa n'inkorora. Uwiteka Imana abimfashemo. Ubushize nagarukiye ku kihe gice? Nagarukiye aho nababwiraga ko Imana imaze kugaragaza icyo umwana arwaye, hanyuma birancanze. Pasiteri wanjye ndamuvugishije, ambwira ko Imana iri buduhe ikimenyetso, amusengera gato. Amasaha yo gusura yarageze, yo gusura yararangiye, babasohora tutamaranye umwanya. Ariko ejo abaganga bambwira ko impyiko z'umwana zirimo gukora neza. Nshima Imana, ndanezerwa. Ubwo bwari kuwa kangahe? Bwari kuwa 4 mu gitondo, kugira ngo ndishima, numva ubuzima buragarutse, numva nyine ngaruye ubuyanja. Hanyuma rero Satani ko agira amayeri, Satani yabonye ko umugambi we tumaze kuwumenya, ahitamo gukora vuba cyane, ku buryo bwihuse cyane, kugira ngo ibyo agambiriye kugeraho abigereho ari nta kirakorwa. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, icyo nyishimira, burya Imana iyo igaragaje irakiza. Iyo yabigaragaje, burya bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntirijya ryica isuka. Imana yo mu ijuru yarantabaye. Nimumbona hano mwumve ko nta kindi ndi hano kuvuga, ni imbaraga z'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Imana igutabara si uko uzi gusenga, yewe si uko uzi gukiranuka, nta nubwo ari uko ufite ikindi ukora neza, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ibikorera izina ryayo, ibikorera kwiyubahisha, ibikorera umugambi wayo ku buzima bwanjye ndetse no ku bana banjye. Imana yo kabyara ireba imbere hazaza, ihitamo kundengera mu bitaro. Byarimo benshi, hari abo bazanaga bagahita bapfa, ukabona umubyeyi rwose umwana bamujyanye muri morgue, umubyeyi yanyuze hariya aratashye. Mbese Imana irandengera. So kuri uwo wa 4 rero umaze kubimenya, hari uko byagenze. Hari abaje kunsura saa 7, ndibuka nasuwe na korari naririmbagamo. Saa 7 binjiye mu gipangu cya Shirashika, ku irembo rinini ryo ku muhanda uteganye na Serena. Ndibuka ko bamwe bahuye nanjye, twari dufite umwana ku gatanda, tujya guca muri radiyo. Ntabwo uzi ukuntu byari byagenze, adahumeka neza, ibintu byari bikomeye. Ariko ubwo urumva ko ikibazo cyari kimaze kumenyekana, bo gusenga barimo gusenga, duca muri radiyo. Nta kintu bigeze babona, kubabwiza ukuri, nta kintu na kimwe. Bakareba mu maso, wibuke ko amaso yari abyimbye, no kugira ngo ubwo n'ijisho bashobore kugira gutya barebemo, zari intambara. Nta burwayi bufatika bwagaragaraga. Ariko nyine nsigara nshima Imana ko basi umwana arimo kugira gute. Icyo gitondo naramwicaje, ndamwicaza, muha ku mata nywaho, ndamuborosa. Nuko hari indirimbo yajyaga akunda ivuga ngo nimemuona asiye badilika, Yesu asiye badilika. Noneho ndamubwira nti nkuririmbira, ati ninkuririmbira iyihe ndirimbo? Arayimbwira. Nyine ntiyashoboraga no kuvuga, arahaminga nk'uko wavuga ngo ndabyumva nyine. Nuko ndayimuririmbira, mbona arasetse, ariko ntiyarebaga. Amaso nayo yari yarabyimbye, yari yarahereye ku mutwe kugeza ku kirenge, wese yaramimije. Wareba umubiri ukabona harimo nk'amazi wapfumuraho gutya. Ubwo nyine abangiriye inama bavuga ati umusiga amavuta ku mubiri, nkamusiga niba ari Moviti, niba ari Samona, kugira ngo uruhu rwe kugira gute, rwe gupfumuka. Nuko noneho
urumva icyo gitondo ko yari ameze neza, bamaze kumbwira ko impyiko ze zimeze neza, turavugana. Yewe icyo gitondo yaranihagarika, si ukwihagarika, yagiye kuri po icyo gitondo. Yagiye kuri po kuva twaheruka cya gihe muri bya bitaro. Bambwiye ko ari kwa Kanimba, by the way, abantu bamaze iminsi bakurikiranye bino bice. Ibitaro nitaga Polifame, ntabwo ari Polifame, ni kwa Kanimba, ariko bafite irindi zina ritangirana na pole, kuko n'ikarita yabo n'ubu ndacyayigira mu bintu byanjye. Ngira ikarita bahaye umwana icyo gihe, ni kwa Kanimba. Hariyo uzamuka ujya mu mujyi, inyuma ngira ngo ya Sainte Famille, cyangwa hasi yayo aho ngaho. So bambwiye ko ari kwa Kanimba. Nuko yaherukaga kujya kuri po icyo gihe. Ubwo rero uwo munsi ajya kuri po, mwesha ku mata nk'ibitonyanga 2 ngira ngo, hamwe no kutuzi ndamuborosa yicaye ameze neza. Saa 7 rero nibwo byongeye kumera nabi. Anyways, uwo mugoroba urarenga, ku mugoroba arongera amera neza. Sinibuka niba uyu mugoroba aribwo bamushyizemo amaraso. Puresha yaragabanyutse, umuvuduko w'amaraso waragabanyutse, ngira ngo ugera kuri 62. Ndibuka ko navuye hanze, hari umuntu twari kumwe, nsanga ari uhari, nsanga umwana bariyo baramwongerera amacupa y'amaraso. Bamuhaye amacupa 3, bashyiragaho icupa rikirukanka urireba rigashiramo. Nuko izi nkuru iyo nzisubiramo zihita zinsubiza muri icyo gihe. Uwo mugoroba rirarenga, umunsi wo kuwa 5 nshuti. Umunsi wo kuwa 5 wari umunsi ukomeye cyane, niwo munsi Satani yaranyibye umwana. Umunsi wo kuwa 5 bwarakeye, yari acyambaye sonde, ariko ubu ngubu ngira ngo inkari twari tutakiyipima, tutagira gute. Uwo munsi hari umugiraneza, umuntu wansuye nzanira akamatera gatoya. Ko murabizi ko namwe kwa muganga umurwaza aba atemerewe kugira uburiri bwe buraho. Wabonaga ahantu wihengeka ukaba waryama cyangwa ugasasa agatenge hasi. Aho umuntu anzanira akamatera gatoya ku buryo nakazinga uko nguko nkakaseseka hasi y'uburiri bw'umwana, y'igitanda yararyamyeho. Noneho anzanira na supanete yambwira ati uyishyire uyishyire umwana ku ntuza, kubera ko murabona ko umuryango uba ukinguye, kuko ari ahantu h'abantu bose, ari public, ntago mwakinga umuryango. So hakabaho imibu yinjira, tumubu utamurya, noneho tukavangamo malariya mu byo yari arwaye. Nkumva ni ukuri. Umwana amushyiriho supaneti, ndamusasira, ndamuryamisha, bamuha imiti, arasinzira, nanjye nsasa ka kamatera. Mwibuke ngo aho twatangiriye process yo kuba mu bitaro, ntago nigeze ndyama ngo nsinzire. Namwe murabyumva ubuzima bwo mu bitaro, mfite stress. Mfite umwana w'umwaka ngira ngo n'igice mu rugo, bazana mu gitondo. Umukozi wanjye yamuzanaga mu gitondo, nkamwonsa akongera akamusubira nayo. Sindyamye, sinsinziriye. Ese kwari ugusinzira, kwari icyo nita passing out mu Cyongereza. Kwari nko kujya muri koma, umunaniro n'ibiki byose by'iminsi yose ndasinzira. Ubundi hagenda jyewe. Umwana aza gufatwa, ararira, arahamagara, sinamwumva, ariko arira. Hirya yanjye twarimo turi abantu 2 muri emergency. Hirya yanjye hariho umupapa arwaje umwana, naho umwana yasaga nk'uri muri koma. Amwicaye iruhande aho ngaho. Uwo mupapa niwe wampamagara, ahamagara mama nziza. Wakomeje guhamagara cyane, ndamwumva, ndakanguka, nkangukira hejuru. Umwana wanjye arimo kurira induru ari yose. Ndajagarara, birancanga, ubwoba buramfata. Mpamagara abantu bose, nshakisha umunasi wari wakoze nijoro, ntiyari nakure, yari nkaho hirya mu kumba. Ndamuzana, arambwira ati si mama, uragira ngo nkufashe? Imiti twayimuhaye, kandi koko ntacyo yari kumfasha. Imiti yagombaga kumuha yari yayimuhaye, nta kintu nakongeraho uyu munota. Hari umumama
mama pasiteri yari yampaye nomero, dufite musaza wanjye umuganga ariko nawe ntacyo yari kumfasha. Ndamuhamagarira iryo joro, se arambwira ati ubu mana nagufasha iki? Mbese ni kwa kundi ko guta umutwe ushakisha ubufasha naho butari. Nta muntu washoboraga kumfasha kuko imiti umwana yari yayibonye, nta kintu bashoboraga kongera usibye Uwiteka wenyine. Aho nahigiye isomo rivuga ngo Imana yonyine niyo itajya ibura kuboneka igihe uyikeneye. Abantu baranaboneka, mu by'ukuri bari bahari baraboneka, ariko ntacyo bari kumarira kuko ubwenge bwabo aho bugarukira bari babikoze. Umva, imbeho iranyica, nihambira igitenge mu nda, nari nambaye igipira, numva imbeho iranyuramo, numva mu nda haratitira, numva nongeraho igitenge ndahambira, ndakomeza, nditorora, ndasara. Umwana niko arira, mpamagara nomero ya pasiteri ntiyayifata. Ubwo namwe murumva icyizere cyanjye niho cyari kiri. Abuze kuyifata, ndavuga nti reka mpamagariye umudamu we, mpamagariye mama pasiteri nawe ntiyayifata. Kumbe kuntu naje kubona sitore nyuma, pasiteri ubundi telefoni yambwiye ko ubundi telefoni ye yajyaga ayikuraho, ariko iryo joro ntiyayikuyeho, ahubwo ayishyira kuri caje, ayicagingira mu cyumba kindi. Ubwo rero namuhamagaye, telefoni iri mu kindi cyumba ntiyayumva. Mpamagaye ya madamu we, madamu we arayibona ntiyanyitaba, ariko kuko bari bazi ko ndwaje umwana mu bitaro, baravuga ati uko biteye kose hari ikibaye, hari ukuntu bimeze. Nuko pasiteri ajya gushaka telefoni yiwe mu cyumba kindi, arayizana. Hashize akanya mbona arampamagaye, ampamagaye yumva urusaku, yumva umwana arimo kurira, umwana yaririraga hejuru, ahamagara, mbese byari byancanze. Ndamubwira noneho naguze amayinite, nari naguze nk'amayinite ahagije, nari naguze bando. Ndamubwira ntireka nkuhamagare. Ndamuhamagara, arambwira ati tugiye gusenga, ntabwo turi buve kuri telefoni umwana atabohotse. Ubwo ngubwo ni 6:00 z'ijoro. Pastor arasenga, akajya ambwira ati mwegera umukoreho, ariko urumva ntabwo byari byoroshye, ntiyemeraga kumukoraho. Kwabaga gusenga gakeya, ugenda umanura ukuboko gakeya gakeya, agenda imbaraga zigabanyuka. Ngira ngo ntekereza ko kuri telefone twamaze iminota nka 40. Umwana ageraho arabohoka, araceceka, ageraho kurira, amufataho. Nuko ariko uwo mugoroba pasiteri yari yanyohereje message, aransuhuza, arambwira ati nk'uko umuntu ajya muri babaga umuntu, ati n'Imana iri muri operasiyo, ati marayika w'Uwiteka nawe araza kuoperatinga umwana wawe akiri. Nayo magambo yari yanyoherereje. Nuko amaze kuva kuri telefoni, ataravaho, umwana yari yabohotse ameze neza, aricara arandeba. Ndamuhamagara mu izina, aritaba. Ndamubwira nti ndinda, turi mama, mbona ko ubwenge buhari. Nuko urumva pasiteri yaranyumvaga. Ndamubwira ni mwana nta kibazo, muha kutuzanywaho. Pasiteri aragenda, ubwo zari ziri 7:00, asubira yajya kuryama. Imana imuha umugisha. Nababwiye ko cyamushakira ituro disi, nuko kumushimira kuko yabanye nanjye mu gihe cyari gikomeye. Hanyuma umwana amaze kubohoka, hari undi muturanyi yakoraga tagisi vatiri, ari yataha nijoro ava kujyana umuntu muri ayo masaha 7:00. Ageze ku gipango cyiwe, yumva nk'umutima umubwiye, mbese yumva nk'umubwira kugira ngo anyoherereze message anyihanganisha. Anyohereza message arambwira ngo Imana irakuzi. Niba arambwiye ngo Imana irakuzi, niba arambwiye ngo Imana irahari, sinibuka ka message kagufi gatoya, ariko nyine kagenderaga muri icyo gihe. Ndavuga se aya masaha uyu muntu kumbe yavaga mu kazi ayo masaha. Nuko hanyuma rero buracya, umwana aba muzima, mbona uwo munsi urarenze. Yari intambara ikomeye.
ariko muri uko guhamagara kose nshakisha nza guhamagara umumama wari ufite icyumba, nibwo yari akigitangira icyumba aho hantu hafi aho mu karitsiye. Ntabwo nari umuntu w'icyumba cyane, nababwiye ko jyewe nari ntarahura n'abahanuzi. Ni ibintu biteye ukuntu rwose, ibintu byo gusenga no gushaka abahanuzi no kugira ngo nabigiyemo nyuma y'uburwayi bw'umwana. Icyo cyumba rero najyaga nkumva bajya gusengerayo, nkumva abakozi b'iwanjye. Na rimwe yewe nagiyeyo ndicara ndareba, ariko nyine ntabwo nari umuntu ujyayo cyane. So muri uko guhamagara nshakisha ninde wantabara, nahamagaye nomero y'uwo mumama, ntiyayitaba. Namwe mwumve saa sita z'ijoro, kandi uwo mumama yari atwite, yari akuriwe pe, ari mu minsi ya nyuma yo kubyara. Hanyuma mu gitondo wabyutse ajya gusenga saa 9, asanga namuhamagaye. Yari yansuye, yari yaje mu minsi ibanzaho shirashika, azana n'abandi bantu bo ku rusengero n'abandi nari nzi mu karitsiye, baza banzaniye amakarito y'amata, amakarito ya ji. Ariko nyine kwa kuntu nari njagaraye ntago bigeze basenga, naba amasaha yo gusura yarabafashe kwanza. Uko ndibuka nari namuhamagaye, navuze nti waje kuza rwose ukandisengera umwana, n'ukuri n'Imana ikambwira nuko bimeze. Mbere y'uko Imana ibwira aba badamu bagendaga bansengera. So yaraje, ahubwo baza amasaha yagiye ntibabemerera kwinjira, bampa ibyo bari banzaniye barongera baragenda. Inkuru nayibaze nabi. Nuko ubwo rero asanze namuhamagaye aravuga ati uko biteye kose hari ikibazo. Niba umwana atagize ikibazo ntago nzi, Imana mbabarira unyereke kuntu bimeze, mbabarira umbwire ibyo uyu mudamu ukuntu bihagaze. Hanyuma nibwo Imana yamuhaye amakuru nari nkeneye, amakuru nari nzi. Nababwiye ko nari ntangiye kwegeranya utuntu, umuzi w'ikibazo wose ndawubona neza, ariko imuha umuzi w'ikibazo kabisa, kandi ahora wumbwira. Ntiyago yampamagaye, yararetse buracya kuwa 6. Imana ibaho umugisha, nzahera aho ngaho mu gice gikurikira.